hano i Musanze hari filime ejo bundi bakinnye umuntu yiyahura. Nirumva muri zino filime za Nyarwanda tukunda kureba umwana i Musanze nawe yamanitse umugozi ariyahura agira ngo ni ugukina. Urumva bikora ko ahera marapfa angiritse ibintu byapfuye ibintu byazambazambe. Urubye umwana nimba ari umwana avuze ati ngenda sambana, hari umwana wawe ufite nk'imyaka nka 14 arahita avuga ati ariko uwo muntu uvuga gusambana haba miki nawe ajya kubikora. Ntabwo uzi gusobanura. Hano ni kwa Satani burya harya muba muri zirya nsengero gusa. Ibintu nibingaye dore ngibi ariko deje ko mbona rwose uri kungora rwose muri iki kiganiro. Urumva ko gahunda zimeze nimba gusenga byakunda. Ubwo niyo ni inama z'umwongere. Ni inama kuko ibi bintu imyuka ni ibiri. Urumva ndakwiyamye ubu dufite abantu hano bagenda. Wari uzi ko ubu ngubu hari abantu bagukurikiranye ushobora guhita uteza ibibazo mu mitima yabo. Nimba warabyaye niba wenda n'abana batangiye kunanirana bagahita bavuga bati ni rya dini burya nabyaye igini. Inama gina je oya da none ko mana we reka nongera mbikwereka. Uzi ko ikintu cyangije abana bacu ujya kurongora uwo mwana musambaniye mu binani cyangwa mwiroji ubundi kuko ari umwana w'amagini ugahita ukuramo ubusambanyi bw'iteka ryose. Nawe arambwira ati mbabarira turwanira umwe mbabarira yagumana undi ati mbabarira yakira ariko ndarira kubera ikintu umukene arayansindagiye sinshaka kurya iby'umukene ariko none wararinsinda azi akamaro kayo. Ejo bundi hari umuntu ugeze kuza kundeba no kuvuga ngo rero wenda icyo tugisimbuka twigarukire kuri bano bantu bari kubyarana n'imyuka mibi. Yego urumva nimba inama ndi kugira uyu muntu urotaguzwa karyama ari gucurama ari kurira imisozi agahirima kandi ugasanga ni umuntu usenga. Manza utekereze kabiri wibaze ngo ni ikihe kibazo gituma nsenga karara ndotaguzwa. ni umwe mu bana ba Satani se Bibiliya yavuze. Oya arije waba utari n'umwana wa Satani ariko ukaba waramajije kuba igicumbi cya Satani. Sobanura aho hantu igicumbi cya Satani. Ni gute umuntu ab'igicumbi cya Satani kandi akijijwe? Kuko hari abantu nanjye nzikari igicumbi cya Satani. Ubaraka nkubwira papa gukizwa ntago ari ukukubona wicaye muri Ayebeli imbere. Daniel abantu uzi badakijijwe urumva akaba yarwanaga yasesaguraga amafaranga agahita avuga ati ndahindutse. Muraho neza uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Aba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza uba heza ku giciro gito. Bakunzi bacu turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose. Ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera twizere ko bikomeje kubana namwe. Kuri kamera ni Dusengumuremyi Daniel, hanyuma imbere kumutumirwa ni Tuyishimire Diogene niwe ugiye kutuganiriza uyu munsi. Tuyishimire Diogene tuguhaye ikaze imbere ya kamera, hanyuma ibwire abagukurikiranye kandi ubahe n'ikaze mu kiganiro cyawe. Muri iki gitondo turimo twebwe no muri mu mahanga yose ndabashuje ndabaramukije abakunzi ba Ihuriro TV show, abakunzi b'Umucyo Wera, amashene yacu akiri matoya mukwiye gukomeza akagejuru cyane. Turabaramukije cyane. Daniel arabakunda nanjye ndabakunda. Amen. Amen. Hanyuma tumaze igihe kinini kandi kitari gitoya mu by'ukuri tuvuga ku nkuru y'imibereho mibi iri kugenda igaragara cyangwa se y'imico mibi
iri kugenda igaragara mu bitwa abakozi b'Imana. Ejo bundi hari umuntu wampamagaye arampagarika arambwira ati Dani, ati mu by'ukuri turi kubashimira intambwe mwateye yo kugira ngo mufashe abanyarwanda n'abanyarwandakazi gutekereza mu buryo bumwe icyakorwa kugira ngo igihugu ndetse n'itorero bibe bifite umutekano n'amahoro arambye. Arambwira ati ariko hari icyo mwirengagije kuvugaho, hari icyo mwirengagije kuvugaho. Ese birakwiriye ko buri munsi mwajya muvuga ku itorero gusa, ku itorero gusa, ku itorero gusa? Mwibuka yuko hari n'itorero ry'igihugu itari itorero risengera mu nsengero z'amadini n'amatorero. Mwibuka ko itorero ritabaho hatabayeho abana b'igihugu. Rero ntabwo itorero ribyarira igihugu, ahubwo igihugu nicyo kibyarira iki? Itorero. Numva ibintu ambwiye nabyumvise ati na rimwe ntimuzongere kutubeshya ngo itorero ribyarira igihugu, ahubwo igihugu nicyo kibyarira itorero. Ati rero kugira ngo haboneke itorero rizima nuko n'igihugu cyaba gifite abantu bazima. Ati muzagerageza ibishoboka byose mushaka ukuntu mwategura n'ikiganiro cyo kuvuga ku buzima bw'igihugu muri rusange, ariko muvuze ku rubyiruko. Rero nk'umuntu ukiri umujene, ntabwo uragera aho ngeze, ntabwo uragera aho yego, nubwo uri kumva mu bitugu, ariko uracyari umujene, uracyabarirwa mu rubyiruko. Kandi ibikorwa by'urubyiruko 80% ubu birimo, ubu uri kubibona, uri kureba imibereho, ubuzima n'ibindi. Rero ndagira ngo uyu munsi unyemerere tuze kuganira ku rubyiruko rw'igihugu. Urubyiruko, yego, tumanza duhere ku myubakire y'umuryango. Yego. Umuryango uyu munsi wubatse nabi, sibyo? Umuryango w'uyu munsi ntabwo ufite uburere. Kubera iki ubwo? Ni ukuvuga ngo ari ikintu cyariho kera tukiri bato, bavugaga ngo kwiga ntacyo bimaze, igifite icyo kimaze ni uguhinga no kuragira. Umuntu akabyara abana 10. Wibuka yuko mbere nta buvuzi buteye imbere bwari buhari. Hari umuntu wabyaraga abana 10 yiteguye ko 4 bazapfa. Kugira ngo ibyo urabizi. Ndakumva cyane. Sibyo? Hakabonekamo bahabyara Imana, bamuragije Imana, bamkisi banza mwitakuze bamkisi ngo no kugira ngo byibura ngo n'amagina gatinye baza ngo burya se burya bangagi yari kuvuga ngo noneho nimba abana bapfa ibi bintu bitwarira abana nibisanga ari mkisi ari ngagi zagira ubwoba bati n'ubundi nagasimba sumu. Ubwo niho n'abamasasu baturutse. Yego, bamasasu baba baravukiye mu ntambara. Okay. Noneho rero urumva kubyara byari byemewe. Leta iravuga iti rero kubyara ntago biri gukunda. Iravuga ngo tubyare bakeya dushoboye kurera. Itorero rirangije ribyumva mu buryo bubi. Yumva yuko ari ngo kwica, guhagarika urwo rubyaro, kandi ari aho umuntu twashinja ari ukubyara ari icyaha. Kubyara bake ari icyaha. Twagishinze umwami wacu Yesu Kristo wapfanye intanga agafata zibyaje umusaruro. Ubushatse kuvuga iki? Mbishatse kuvuga ko kubyara bushoboye kurera byo bigize gute. Oya, ubwo ushatse kuvuga ko Yesu nawe igihe yari akiri mu isi yari yahawe uburenganzira bwo gutera abakobwa mada. Bwo kurongora. Ntabwo turi kumwe kuri icyo kintu. Urumva umuntu hano ashobora kuvuga ati ndashaka umugore cyangwa si mushaka kubera amahitamo. Yesu rero we yarangije apfusha ubusa imyororokere ye y'ubuzima bwe. Ntabwo yayikoresheje nk'uko yari yarabyawe nawe. Noneho urumva bagenderaga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mubyare mwororoke mwuzuze isi. Ariko ari aho ngaho n'imiryo jambo rikomeye. Yesu yarinze apfa ategeze yorora isi. Ntabwo yigeze yororera cyangwa kuyororokera. Kugeza uyu munsi nta gisekuru cya Yesu Kristo. Uneye kwibaza byinshi kabisa.
noneho rero Daniel ndakumva abantu leta ibabwiye ngo babyare bake bashoboye kurera itorero niryo ryabashije kubirwanya riti nimubyare mwuzuza isi niko Imana ivuze kandi rwose nkubwira iryo jambo ntabwo bihura sibyo ubu ngubu umuntu nyamakuru yarambajije ngo ese onapo urayemera cyangwa ntuyemera ndamubwira biterwa n'impamvu bimbajije ati none se kuri wowe iyo bavuga ngo mubyare mwuzuza isi wumva iki ndamubwira nti rero ugomba kuzuza isi yawe utazarenga ukajya kuzuza n'isi y'abandi manza urebe pariseri ufite wamubwije ukuri ariko ubundi nurangiza ubundi isi yawe ni urwego rw'ubushobozi bwawe uzuza isi yawe nubona ntugere ko kuzuza iz'abandi reka nguhe urugero uriya musaza w'i Burundi utuye Nyabagendwa aho Sirasi yaraye sibyo uzi ingaruka arimo ni izo kubyara abana adashoboye kugira ivuge neza uriya musaza sebukwe wa Sirasi umugore mutoya Divine ngego ni ukuvuga ngo ingaruka zirimo ni ukubyara badashoboye kugira ute akuzuza isi itari iye urumva akayuzuriza kwa Sirasi nzabahayo rero akavuga ati iyi si banyuzuriza nagira ngoye atangira kuyonona asoroma imizabibu ariko Sirasi twagire tumugaruke uzi ko n'uyu munsi atari yemera ko ari umunyabyaha ariko se urakomeje ejo mugoboka yarampamagaye wa wundi wamuzamuye umwe wari umuhanzi kuko bambwiye yuko kugira ngo agere ahageze aho yari ageze nako ni ukuvuga ngo wamufinansaga mu bijyanye n'amafunguro mugoboka akamufinansa mu bijyanye n'ivugabutumwa none se ko yambwiye ngo wamufashe ni Claude niwe mugoboka niwe Claude mugoboka yabaye mukuye mu bitaro kubeshya ko nabwo yarabinyibwiriye aba mu rugo imyaka 2 amujyana mu biterane noneho mugoboka yaje naho ngo kumva ari amajwi ejo yarampamagara arambwira ati burya nyamaranye umwaka reka ati naramuhamagaye ngo tuyaganireho wahita ngo amusisibiranye ngo ndi mu rukiko ngo humura ngo ibyo ngo bizarangira ngo ndi kuburana ati se yamajwi ati ko byarapa mbese kumwe yagusisibiranya ariko Sirasi ko ikigaragara ko ashobora kubamo n'ubusanzwe atari yigiye ubusambanyi kuri uriya mwana yateye haramunkanika mu banyamerika uretse ko uwo mugore afite umugabo urumva kugira ngo tudasenya n'urwari ruriho yari afite y'umugore reka mu banyamerika uwo mugore n'ubari arahari kandi afite tumugira ibanga umugabo we ni n'umumotari udamuketse rero uriya mugore ahantu hose abahanzi baba bari bakomeye ntabwo urutonde rw'abahanzi yagushije reka none aba bantu ntabwo bashobora kuba ibi bikorwa byabo biherekejwe n'imbaraga mbi chimique atari no kuvuga ngo ni ukugwa ko oya urabona bari abantu baba bakunzwe sibyo bari abantu baba bakunzwe b'abahanzi ni ukuvuga ngo rero kandi uzareba umuntu ukunzwe akundwa n'abagore Dawidi ab'umwami nta mugabo waririmbye ahubwo yica Goliyati abagore bararirimbye bati ni ukuri Sawuli yishe 1000 Dawidi yishe inzovu mbese ni ukuvuga ngo iyo wagize igikundiro ibintu bya mbere byihuta ni umugore icyo kintu abantu bacyumvise neza zigisubiremo kugira iyo wagize igikundiro gikabije cyinshi abagore baza kwisonga mu kugusingiza Dawidi aririmbwe kuko ayishe Goliyati kandi Sawuli nawe ngo abibonye tubwo abagore bamuririmbye naho nshaka ubundi bwose byarangiye ahita atangira kumuhiga kuko icyo abagore bashaka kirakorwa nturaba kuntu tuba twidegembya twirata twebwe abagabo hano mu gihugu cy'u Rwanda turi 49%. Abagabo twanze gutora perezida tukanga abagore bamwitora kandi abagore bose baramukunda. Iyo wabuze uti rero abagore bakuri inyuma tayari ushobora gupfa cyangwa ugakira.
ibintu n'ibintu. none tuvuge se ko ubu busambanyi buri kugenda bugaragara mu bantu buri guturuka mu gikundiro bakunzwe bo nta ruhare bafite mu guheheta abo bagore. Buriya rero ntabwo umugore wamuheheta ngo bikunde. Hari ibintu bibiri byonyine ushobora kumufatisha. Icya mbere ni igikundiro, kuko igikundiro cyo ntabwo byagusaba amafaranga. Icya kabiri ukaba ufite ifaranga. Urumva ukaba ufite iki? Ifaranga rikugeza kuri ibyo byose. Bari abahungu rero nta mafaranga bo bagira, wa mugani wawe, ahubwo bafite iki? Igikundiro. Bafite igikundiro. Ikibazo nibaza, ese mu by'ukuri umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nta zindi nzira zihari zo kwirinda ubwo buhehesi yakorewe, aho kugira ngo yijandike muri ibyo byaha nk'ibyo turi kubona muri ibi bihe? Kuko impamvu mbivuze ni uko uyu munsi byagenda uko ariko kose batazigera na rimwe bagwa muri ibyo bishuko, nubwo ibishuko bihari, ariko kuko ibyo bemera, ibyo bizera, umuhamagaro ni iki? Umva rero manze nkucecekeshe. Ntabwo ibyo wemera n'ibyo wizera bigukuramo icyo uri cyo. Kandi narakijijwe icyo kintu n'ubundi. Ariko ntabwo twakijijwe ibyaha, twakijijwe urupfu rw'iteka. Naho ubundi ibyaha byo biturimo, bitubungamo, bitugendamo, iyo wanze kugikora ku manywa ugikora uryamye mu ntekerezo, ukarota. Reka da, wanga gusambana ku manywa ukarota uri gusambana nijoro. ndetse ubwo nawe uwo muntu rose mu inzozi z'uwo mu ruho, uretse ko hari n'izituruka ku badayimoni. Hari n'inzozi zituruka ku badayimoni. None ubwo uwo muntu nabyo azabibazwa se ngo kuki warose ibi? Urumva kurota ni ukuvuga ngo uburinzi bw'abamarayika bakurinda ntababa bahari. Dayimoni kaza nijoro ikarara gukiranya mu busambanyi, ukarara ukirana n'ibitekerezo. Byoje ndashaka kugira ngo utinde aho hantu, kubera yuko uyu munsi ingorane abantu benshi dusangiye, sibyo? Uyu munsi ingorane abantu benshi dusangiye, numvise ko ubwo nanjye nishyizemo, ni ukurota inzozi zidakenewe. Inzozi zidakenewe rero ziva, inzozi ubundi ziva mu bitekerezo byo ku manywa. Hari abantu uyu munsi uvuga ko adasambana n'urugero, sibyo? Ariko mu mutwe we hakabamo ubusambanyi, akaba avuga ati nuko ari icyaha, nuko bantera inda, nuko natera inda, nuko narwara sida. Ubundi noneho akabyirirwamo, ariko akabura imbaraga zo kubikora. Mwene uwo nguwo rero yaryamye nijoro nibyo arota, kuko ari byo yiriwemo. Nase ubwo tuvuge ko ababirota bose ari uko baba babitekerejeho ku manywa. None se ko hari umuntu uherutse kumbwira ati nsengere, ati ngiye mfite umugore, ariko ngewe ati ntajya nshimisha, ati ahubwo nshimishwa nuko nshimishwa nuko ngewe njya kuryama kugira ngo ndote, kuko ati hahita haza abakobwa beza kugira ngo ndare nsambana nabo. Nyine urumva afite imbaraga zimurwanya, yashingiwe abadayimoni, afite umwuka w'abadayimoni utuma atanyurwa n'umugore we, ahubwo babandi bamubujije uwo mutekano n'amahoro bakamusanga mu gisasiro, mu nzozi. Urumva ni ukuvuga ngo rero nta kuntu twabyiyambura uretse kwishyira muri Yesu Kristo tukabamo, naho ubundi kubaka umuryango ni ukumanza ugatekereza kenshi. Umuntu ukunda kurota izi nzozi buri munsi ndashaka kugira ngo niba gukurikiranye umubwiye ngo iki? Erega hari ibintu bibiri, njye sindi umupasitori bivuge. Ibintu nimba gusenga bikunaniye ragusa, ibintu nibingahe dore ngibi ni bibiri. Deje ko mbona rwose uri kungora rwose muri iki kiganiro. Urumva uko gahunda zimeze, nimba gusenga byakunaniye, ubwo niyo ni inama z'umwongere. Ni inama, kuko ibi bintu imyuka ni ibiri. Urumva ni umwuka wo gusenga, ni umwuka wo gusenga, hakabaho n'umwuka wo guterekera. Ubwo nuvuga ngo niba gusenga bimunaniye, nimba usenga bikanga,
ubwo ntabwo imana ikwemera. Ese wari uzi ko hari n'abantu basenga imana ntibemere? Ese wari uzi ko hari abantu bajya kuraguza imana shitani ntibemere? None sorry nsaba ndakwinginze unsobanurire kandi usobanurire n'abantu usenze bikanga wajya no kuraguza bikanga ubwo waba warabyawe na bya bihanda byo muri Bibiliya. Aragamu nukuvuga ngo Daniel reka nkubwire reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo bitugoye hano ku isi abantu wenda bazaduha feedback sibyo uzi uko hari abantu bari guhabwa abana n'abapfumu yego uriya umugabo n'umugore bakaba barahuye urumva ntibabyare bakajya ku mupfumu akabakorera umwana none uriya mwana ni umuntu ni ikimanyi cy'umuntu n'amagini arabavuye nyine bari barwaye oya reka da uriya mwana ntabwo ari umuntu ndakwiyamye ubu dufite abantu hano bagenda wari uzi ko ubu ngubu hari abantu bagukurikiranye ushobora guhita uteza ibibazo mu mitima yabo nimba warabyaye niba wenda n'abana batangiye kunanirana bagahita bavuga bati ni rya gini burya nabyaye igini ni amagini agiye oya da none ko mana we reka nongera mbikwereke uzi ko ikintu cyangije abana bacu ujya kurongora uwo mwana musambaniye mu binani cyangwa mu iroji ubundi kuko ari umwana w'amagini ugahita ukuramo ubusambanyi bw'iteka ryose. Reka nguhe urugero wa mugabo witwa Papa Vanessa umwe wabaga mu nkanika njye nawe tumuziranye uriya ngo yigeze gusoma umuntu ahita akuramo ubusambanyi bw'ibihe birebire niwe witangiye ubuhamya si uguharabika ibyo umuntu atanzemo ubuhamya turajya ariko muzimu yananamukurikiranye arangije aranakizwa buretse se arangije aranakizwa abaye na pasiteri atera inda umukirisitu ibyo rero ubwo rero iyo wahuye n'imyuka mibi hasaba deliverance irenze ukwemera. None ko abagakombye gukorera abantu deliverance bari kubaca ibiguzi kandi ugasanga bashyizeho ibiciro byinshi nk'ubu nzi umuntu kugira ngo agukore deliverance utishyuye inoti y'ibihumbi 500 uri umunyarwanda ntabwo ashobora kuyigukorera. Nzi umuntu kugira ngo agusengere utishyuye inoti y'ibihumbi 50 ntago muhura ubundi guhura gusa kugira ngo mubonane. Ariko ngewe hari ibintu bikomeye na telefone ugerekeho iki kintu ntashobora kuyitaba. Aba afite umuntu ushinzwe kwitaba telefone ye akaguhuza nawe ari uko warangije kwishyura ayo mafaranga kuri mobile money. Uri umuhanuzi w'Imana sinjiki abantu bakamafaranga ariko no kuyakana byo ni ngombwa kuko nta muntu n'umwe wigeze ajya guhanuza adafite ituro. Dusoma ijambo ry'Imana Bibiliya iravuze ngo Samweli urumva ngo Sawuli abaza umugaragu we ngo ko twabuze indogobe ntabamenye uri muri uyu mudugudu. Sawuli aramubaza ati se hari ikintu cy'ituro waba ufite? Umugaragu ati ndagifite. Bivuze ngo ntakuriye kubaza nta turo afite. Ukwiriye kujya ku muhanuzi n'amaboko mbokoboko kuko uwo muhanuzi se nimba yaburaye uwo muhanuzi se nimba umwana we atagiye ku ishuri uramubwira ngo ahanura iki kandi ibibazo byamurenze. Ikibazo kiraha rero uyu muntu ntiyarakwiriye kuryibwiriza akarizana utashyizeho ingano y'irya zana. Ikibazo ni ingano kuko ikibazo ni ingano kurizana ryo ndabyemera nawe bararikuzanira nanjye bararizana ahubwo ikibazo gushyiraho ingano. Hari umuntu twigeze guhura kennye cyane aminote y'amafaranga 500 ndamubwira nti mbabarira nawe arambwira ati mbabarira turwanira umwe mbabarira yagumana unati mbabarira yakira ariko ndarira kubera ikintu umukenera yantsindagiye sinshaka kurya iby'umukene ariko none wararinsinda aza akamaro kayo. Ejo bundi hari umuntu ugeze kuza kundeba n'ubujyanama yarakeneye umuha ubujyanama ndangije kumuha ubujyanama aritaye ndamuherekeza arataha ngiye kubona mbona telefone ye impaye amafaranga yahisha kubimbwira ndangije ndamuhamagara ndamubaza nti none se aya mafaranga wohereje bimeze bite? arambwira ati yewe nza agaciro k'igihe wowe ushobora gutekereza ko ntacyo wakoze ariko igihe cyawe wari kugikoresha ibindi nubwo ntakwishyuye igihe kuko ntabona ibyo ntishyura
ati ariko n'izi nama mpaye ntabwo zakora, ati kuko n'abagura umuti batanga umufuragiro, ati ni gute ndahabwa inama za business, yari business yashakaga gukora, araza kugisha inama nyine, kuko nyine hari igihe nubwo tutabikora tutabishoboye kubikora, ariko dufite uburyo twategurira imishinga abandi. Arambwira ati none ni gute nafata inama nk'izi ngizi nkazijyana mu gishoro nta mufuragiro, ati uwo muti urumva wazakora? Ati ngewe inama wampaye nzibaze nk'umuti umurwayi akwiriye kunywa kandi adashobora kunywa atatanze umufuragiro. Ndashaka umbwire n'ubu sindasobanukirwa umufuragiro ubundi ni iki? Umufuragiro ni ukuvuga ngo ni amafaranga bakumuvuzi, ariko atari igiciro, ni amafaranga mbese yo kuba yifashishije kugira ngo abarya make make. N'umuti ukora? N'umuti ubasha gukora. Ni ukuvuga ngo rero wenda icyo tugisimbuka twigarukire kuri bano bantu bari kubyarana n'imyuka mibi. Yego. Urumva nimba inama ndi kugira uyu muntu urotaguzwa, karyama ari gucurama, ari kurira imisozi agahirima, kandi ugasanga ni umuntu usenga, manza utekereze kabiri, wibaze ngo ni ikihe kibazo gituma nsenga karara ndotaguzwa. Ni umwe mu bana wa Satani se Bibiliya yavuze? Oya, hari igihe waba utari n'umwana wa Satani ariko ukaba waramajije kuba igicumbi cya Satani. Sobanura aho hantu igicumbi cya Satani. Ni gute umuntu aba igicumbi cya Satani kandi akijijwe? Kuko hari abantu nanjye nzi ko ari ibicumbi bya Satani. Umbaraga nkubwire papa, gukizwa ntabwo ari ukukubona wicaye muri ayeberi imbere cyangwa uri kuririmba. Gukizwa ntabwo ari ukuba uri umwadeperi w'umudiyakoni, ushobora no kuba uri pasiteri udakijijwe. Gukizwa ni igikorwa cyemezwa n'umutima, ntabwo cyemezwa n'umunwa. Yego. Sibyo? Uyu mwanya kandi umuntu ukijijwe ni Imana imuzi. Kwitonda si ugukizwa, no gukora ibyaha si ugukizwa cyangwa kutabikora. Ahubwo gukizwa ni ikintu kiva hano ku ndiba y'umutima kigakora konegisiyo ukaba urakijijwe. Ariko gukizwa twabyitiranyije n'imyitwarire myiza, kandi uwakijijwe nta kindi asabwa, aba yakijijwe. Reka nguhe urugero. Yego. Urimo ideni rya banki, bagiye kuza bakugutereza cyamunara, sibyo? Umuntu baje guteza cyamunara, umuntu akabaraje ati nibiki byabaye hano, ati ni munywanyiri wanjye Daniel wa mushuti wacu baje kumutereza cyamunara. Umuntu agahita avuga ati cyamunara muyihagarike, ngewe ibyo ibi sibyo, nge mbanze ngira gute, Chakwirembo ryo hirya, nge mbanze ngirane ngishyure. Icyo gihe uba ukijijwe, kandi gukizwa nta ruhare uba wagize gute, uba wabigizemo. Uri kumva wakijijwe nibyo, ariko wowe nta ruhare ugize gute ubigizemo, kuko uyisugira ute ukizwa. Ni muri urwo rwego rero abantu bikwitiranya kuba mu idini no kwibombarika no gukizwa. Umuntu akaba umunyangeso nziza ati ntakijijwe, ati ndakijijwe, ati kuko ntasamba. Umuntu akaba inyangamugayo ati ntakijijwe, kuko ngo ari umwadeperi atanywa inzoga ngo arakijijwe. kandi gukizwa ni igikorwa gikorerwa mu mutima w'umuntu. Umutima imbere na pastor ntabimenya, nta n'umuntu ubimenya. Ahubwo hari ikintu bita guhinduka. None se n'abantu badasenga ufata icyemezo ati oya, icyo uvuga nibyo, kuko Bibiliya ivuga ngo umutima urawizezwa ukabarwaho gukiranuka. Daniel, abantu uzi badakijijwe, urumva akaba yarwanaga yasesaguraga amafaranga agahita avuga ati ndahindutse. Adahinduwe n'Imana, ahubwo we yakwiyinira, yakwisuzuma agasanga akwiriye guhinduka. Gahinduka kandi nta jambo ry'Imana yumvishije. Rero abantu ba mu madini bikwitiranye gukizwa n'iki? N'ingeso nziza. Niyo mpamvu rero ni uwo muntu uri mu rusengero abyina, ariko si ubundi uyu muntu ufite ingeso nziza we ntakijijwe, ntago akijijwe, ntago Imana imwemera. Imana yemera, kuko impamvu abantu bo mu rusengero bazanarimbuka ni ukubera kandi bavuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. None se uyu muntu yahereye mu mirimo rero? Imirimo ntago ijyana umuntu mu ijuru, ahubwo imirimo yerekeza umuntu mu ijuru. Basubiriremo iryo jambo. Imirimo ntijyana umuntu mu ijuru, ahubwo imirimo iherekeza umuntu mu ijuru.
kandi ku gatuti ibintu ntabwo ari kubivuga baguhagarika ni ukuvuga ngo kuko waba uri kwica inyigisho y'idini urumva ni ukuvuga ngo rero uyu muntu uri mu rusengero akarara arota asambana, akarara arota ari guhirima mu miringoti, akarara arota yiba, akarara arota ibintu bimwirukanka nawe ibintu bimuniga mu izosi bimuheza umwuka cyamuhagaze hejuru ibiro 500 yajya kweguka bikanga aracyari igicumbi cy'abadayimoni. Icyo cyo nanjye ndacyemera, icyo cyo nemeranya nawe. Umuntu wakirese umwana n'umukiza agakizwa koko nibyo yakagombye kuba yarabikijijwe mu byo yakize. Niba rero kirara anigwa gurwa, icyo ni igikorwa kibaho utakigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kuba warakiriye imbaraga z'Imana. Ubundi imbaraga z'Imana icyo zanga amagini, zanga amagini. Ariko hari ukuntu umuntu yanga kuvuga nabi ngo yanze kuvuga nabi. Yesu se ko yavugaga nabi, we noneho yazanaga n'ikiboko yakubise abantu mu rusengero arababwira ati ishyaka ry'inzu ya data sha, arabakubita arabavuduka. Yakubise abantu mu rusengero bari baje gucuruza. Urumva baje kwiha ibyo gucuruza mu nzu y'Imana, arabahondagura arababwira ati ntabwo inzu yanjye yahindutse isega ry'abambuzi. None ubu bucuruzi bukorerwamo cyangwa ntabwo uzi gusobanura? Hano ni kwa Satani. Burya harya muba muri zirya nsengero hari umugabo hano hepfo mu Nkanika witwa Twahirwa n'inshuti yanjye, nawe ndamukangurira kureka birabi. Yakoze iki? Acururiza mu rusengero. Niwe ushinzwe gucuruza amaturo. Akavuga ati ariko nawe yagiye abireka. Twahirwa muntu w'Imana bireke, kizwa neza wiyambarira izindi mbaraga kugira ngo utazaba umufatanya cyane abari bisambo byo mu rusengero. Urumva ndimo ndabwira abantu kwakira imbaraga zidasanzwe. Kandi ngo kwa Yesu ngo nangaye kwa Yesu se Yesu wakwani kwa Yesu n'ubuntu. Kwa Yesu n'ubuntu, ariko Yesu wande wo kwani wo mu rusengero hariya ntabwo bikunda. None se mu by'ukuri ariko iki kintu uri kuvuga nanjye ndacyumva. Ntabwo byari bikwiriye ko urusengero rurimo imfubyi n'abapfakazi, rurimo abashonji, rurimo rucuruza ibyo kurya byaje. None se hakorwa iki kugira ngo biriya biryo bijye bihabwa abakene? Nta cyakorwa kuko idini ntabwo ryahinduka. Mu bintu uzategereza ko bizahinduka, idini ntirizahinduka. Tuzarinda tugikuzimu, idini ntirizigera rihinduka. Idini ni rya rindi, ntuzigera urigira inama, ntabwo idini rigirwa inama. Kandi iyo ushatse kurikosora ryo rihita rijya mu bantu rikakwita ko waho wayobye. Se tuyishime ukurikije iminsi umaze mu idini, mu by'ukuri ndashaka kugira ngo ukore icyegeranyo cy'inyungu wakuyemo kugira ngo bikangurire n'abantu kuri yo kiza nigeze nkuramo. Oya da, ntacyo. Hago bakubatije se? Kumbatiza se byamaye. Ibana gusezeranije se? Kumbatiza byamaye iyo batansezeranye. Bakagutahira n'ubukwe. Iyo batansezeranye se. None wari gutahirwa ubukwe n'abandi. Bakaroreza. Nta mfashanyo zindi siba. Ariko rero mwana, idini nta kintu cyiza nge nigeze kurikura. Icyo akora andi wanarabwirijwe. Narikuyemo abanzi, nicyo kintu nungutse. Aho kuyikuramo familiye, umuryango. Kuko ubundi itorero ryakagombye guhinduka umuryango. Kuba abantu b'inshuti zanjye mfite b'inshuti zanjye ntago ari abo mu idini. Reka wese turasengana. Ntabwo dusenga. Wese usengera muri AEBR. Ubusubi inshuti y'umwadeperi mfite niyi. Usanga biterwa n'iki? Abantu nyine bacungana ngo utambutse ngo uyise ngo washokoje umusatsi. Dore niyo Noel barayikurega rwose, urabona ko niba wasokoje rukonke, niba ari Noel, niba ari ibyo bintu byihoreye. Jewe n'umwe oya abantu kandi bari kubireba. Iyo dread imeze cyose uri kubona batarayiguhagarikira ahubwo. Nta no guzasubira ku meza y'umwami weho nabyitegereje. Kuko uyu musatsi ntabwo uratujya ku meza y'umwami. Yego twikomereze. Urumva uko nguko niko umuntu aba akeneye kubikomeza. Noneho bakakubwira idini urikuramo abanzi.
aho kugira ngo urikuremo ibisubizo. Idini rero ryaje gusenya leta kugira ngo leta itubake umuryango muzima. Uzi umugabo witwa ngo bayakabumbye. Bayakabumbye? Oya ntago mbazi. Ni abagabo bagiye baza ngo bakerekwa ngo babonye ngo impinja ngo mu kibaya ngo ziri kurira. Ngo kubera wona abakristo ba ADEPR bakabyara bakongera bakiyongeza kugera ku kigero turi kujya kuragiza abana kubera ko twebwe tutagishoboye kubarira. Ariko twize nabi. Mu by'ukuri reka noneho twivugire ku rubyiruko rw'igihugu. Igihugu ubona bimeze bite? Twahereye ku itorero kugira ngo abantu batumva ko mu by'ukuri hari uruhande rumwe twaje ari rwo tugambiriye kuganiraho. Iyo witegereje ibikorwa by'urubyiruko muri iyi minsi, urubyiruko generation uhereye ku myaka 17 hagati ya 17 na 35, mu by'ukuri ubona igihugu gihari cyejo. Ejo h'u Rwanda turi kuhareba nimba nta gikozwe tukahabona. Nimba nta gikozwe minisitiri w'urubyiruko, nimba nta gikozwe ejo hazaza h'igihugu ntabwo turi kuhareba. Tanga impamvu. Impamvu ya mbere uri kuzinduka ukabona abana b'imyaka 17, 20, 15, 20 ukabona bafite ibimenyetso by'uburaya. Wabareba suka bubona cyangwa ibimenyetso, ndavuga ibimenyetso by'iki by'uburaya. Umwana akaba yambaye akajipo kagufiya arimo arimakiye utuntu yikora utuntu n'utundi ugasanga kigeze ku kigero cy'ubukure kandi akiri umwana. Ahubwo ukibaza ngo mubyeyi wafashe rabero yawe ugahiha umwana ngo atangire yigire gutya ukamugurira ubujipo bw'impenure atari yakura ngo yifatire icyemezo. Ejo nuramuka ugize intege nke zo kubimugurira, abasore barahari bari tayari bakoze ikiyede bazamurongorera 2,500. Ejo hari umubyeyi twaganiriye arambwira ngo yatunguwe no kujya kubona telefone y'umwana we w'imyaka 17 ngo iriho amafaranga arenze 30,000 kandi ni umunyeshuri nta kandi kazagira nta kindi gikorwa cyamuhereza ayo mafaranga. Ngo asubiye mu ma message ugasanga hari wagiye ayohereza 5, 10, 3, 4 kandi ari abantu batandukanye. Usanga umwana wo bagira ubwoba ariko baza ati none buyu ndagirane ntabwo byoye kundi gusobanuza umwana impamvu aya mafaranga bayamwoherereza ntayimpe bigenze ntemwoka byara. Nawo mubyeyi rero nabwo yapfushije impagarike. Yapfushije impagarike. Byarangiye ntabwo ntagarurira 30,000 ahubwo ubwo agiye kujya none kandi ngo byoherejwe n'abantu batandukanye, umwe 5, undi 3, undi 10 batandukanye. Aba nuko umureshya kugira ngo bazamurusambanye. Noneho si ibyo bimenyetso by'ubusambanyi igihugu gifite, ariko minisitiri w'urubyiruko arafatanya n'umuryango kuko umuryango ubona ko nta nshingano kurera twarabitaye. Ababyeyi ariko ababyeyi nabo hari abameze nk'amasarigo mu mugoni wa none se umubyeyi w'imyaka 40, oya amasarigo mayarahari umubyeyi w'imyaka 40 yakwambanira impenure umwana we ngo kandi yambara iki? 40 uvuze miki 40, 60 ye abakecuru rwose. None se ngo umwana wagira gute akora bacaje ntashaka. Noneho rero njyewe kubera kugendagenda kandi nkazinduka ndi guhura n'abakobwa b'imyaka nka 17, 18, 20 n'abasore bari kugwa mu miringoti kandi nibo Rwanda rw'ejo hazaza. Nkibaza aba bana baraye banywa basinze bari gutaha mu gitondo bibutse gukoresha agakingirizo, bibutse kujya muri Wonapo. Abana mu by'ukuri ababyeyi babo baza aho bagiye. Ejo bundi nabonye umwana w'umusambanyi arambwira ati byarananiye nise shaka ko papa wawe ari umusirikare kwagira igitsure usambana uvuga ko byagenze bitati mvuga ko nagiye gusura abana twigana kandi nabo baziranye ngo maze ngo nabo ubwabo bakaganira ngo nibaguhamagara bakubaza ko nagezaho uvuga ko mpari kubera ko bose bahuje pase no gukora ibikorwa bibi. Yararanye n'abagabo. Nigeze kumva uwo bita Jackie
yidekarara rwose ku karubanda imbere ya kamera zirenze imwe avuga ati ngewe ndabiyamye mwa bagore mwe mwa bagabo mwe mwese muri inkunguzi ku buzima bwanjye mumpagarika gusambana nkande ko ntazigera mbireke ikibo nubwo mwashyira ikiboko nubwo mwanyambika ipingu ati nzabikora kugeza mpaka nzarinda kujya mu nda y'isi habiretse ati kuko ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye nkunda abagabo uriya muntu ni umwuka wa kimuntu ni abadayimoni ese ubivugaho iki biriya ni ikintu birajakiya kandi leta ikabyumva none se leta irabuze umuntu ukuza gusambana urubyiruko akabyumva urarengeje imyaka y'ubusa ariko nka buriya yakagombye kujyanwa mu ngando akigishwa wabonye minisitiri wa Uganda wagize ubwambure njyewe nabibonye ku kandi ngo nawe ni minisitiri w'urubyiruko nkambwira njyewe nkubwije ukuri nagize ngo ni ugutwika kw'abanyamakuru njye video hari umuntu wo muri Uganda wayinyoherereje video yose ntabwo biriya bintu ari ibyo yatunguwe kuko njye mfite video irengeje iminota 4 none ndagira ngo nkuganirize ahubwo yari ari kwikinisha ari minisitiri n'umwe ndagira kandi w'urubyiruko ngambwira urwo rubyiruko akanahamagara kamera ahantu azarushyira ni ukuvuga ngo rero nimba baba ntago bari bamufunga reka manze mpamagara inzego ndahamagara inzego z'igihugu harimo RIB harimo abashinzwe kugorora urumva harimo abashinzwe minisitiri w'iterambere n'umuryango minisitiri w'umuco muri kuganisha igihugu heye niho nakwibaza muri mu mapuro muri mu bintu biri tekinike sibyo ariko kuri arya babyita kuri tele ibintu byangiritse ibintu byapfu ibintu byazambazambe urubye umwana nimba ari umwana avuze ati ngenda sambana hari umwana wawe ufite nk'imyaka nka 14 arahita avuga ati ariko uwo muntu uvuga gusambana haba miki nawe ajya kubikora hani Musanze hari filime ejo bundi bakinnye umuntu yiyahura nirumva muri zino filime za Nyarwanda tukunda kureba umwana Musanze nawe yamanitse umugozi ariyahura agira ngo ni ugukina urumva bikora ko ahera marapfa urumva umuntu ure influencer abantu ashobora kugukoresha amakosa niyo mpamvu igihugu cyacu umwuka agira imana igihugu cyacu kiri gutera imbere mu bintu bijyanye n'iki n'ibikorwa remezo ariko ndabona nta bantu bari kubyubakira ndabona ntaba kubyubakira ndabona ntabari birasaba izindi mbaraga kandi nanjye imbaraga yanjye ndayifite nanjye ngiye gutangira kwigisha tuyishimire ndashaka kukubaza ibibazo bibiri yego hanyuma tukigera ku musozo uri umubyeyi ukaba n'umugabo sibyo ubwo mvuze kuri umupapa w'abana kuko urabafite ukaba n'umugabo w'umugore kuko nawe uramufite yego Jackie umubonye kuri kamera ari umwana wawe Branche wa mukobwa wawe w'imfura nahita njya ku kanyereka ngo usubize utaravuga nahita njya kuri RIB ya Nyamata urumva nkigira nkareba umuyobozi mukuru ntimwamfashe iki kuri uyu mwana wanjye ko ari konona n'urundi rubyiruko mwamwigisha mukoresheje ubuhe bwenge ntabwo siko bavuze ko buri muntu afite uburenganzira bwe hoya nanyi n'urundi ntawemere kuvogera uburenganzira bw'umwana uyu munsi usigaye kubita umwana akakurega uyu munsi umukira amaso akakurega n'ubundi yawe yakurega agomba kukurega ariko ugomba kujya kuri RIB hano ya Nyamata kuko ariho ntuhagisha inama icyo nkwiriye gukora akaba aribo bambwira bati kora iki none nabo ko baba babibonye bagaceceka urumva we baragusiza abayobozi bakwiriye gukanguka abayobozi rega bari mu bintu biri tekinike minisitiri wa siporo w'umuco yibereye mu sinjya namubona navuga sinzi ahantu uwo muco nge nta nuwonzi uwo muco sinzi ahantu weho uramuzi aho nawe nzi none se namumenya nawe wari wamubona ari kwigisha ashwe none zubwo minisitiri w'umuco ari gukora iki kandi tutamuzi ngo yigishe kuba mu biro gusa none se umuco uretse manze umuco ukorera mu biro cyangwa umuco ugomba gusohoka ukajya mu baturage tuganire nawe nsubize
nimba utazi minisitiri w'umuco nimba ari Mary Mbabazi simbizi urumva nimba baramuhinduye simbizi. umuntu wese utegera abaturage ngo azaganire nabo amenye ibibazo byabo nta nubwo nshaka kumumenya. ubwo byaba ari nka kwa kundi tubwirwa amategeko mu igazeti tukamenyera amategeko mu igazeti ntabwo ari byo. icya kabiri nenge kukubaza ubwo iki turagishubije nk'umubyeyi nk'umuntu w'umugabo rero urabona uriya mu minisitiri namaze gufata amakuru yuko ashobora kuba yubatse umuryango afite umugore n'abana umugabo sore n'abana ugiye kubona ukabona umugore wawe video z'urukozasoni nka ziriya zigiye hanze wakomeza ko icyo kibazo kigumeho yagize amahirwe aba ari umuganda yaba ari uwo mu Rwanda uwamufotoye nabo ubwabo bari kuba bari ahantu tutari twasobanukirwa bari kubazwa. hari ibyo u Rwanda rudashyigikira. U Rwanda yabyo ntabwo rushyigikiye Jackie ubona ko nanjye ngo Jackie umwe wirongozaga icupa ariko umukobwa nawe ni kabutindi ni mana oya urumva birya kubikora urabyemerera yaratewe n'abadayimoni bwo kukizibya bitwa ngo iki birya kubikora arabyemerera oya ta manza wumve ariko kubikora ukabishyira ku karubanda bigize icyaha. sibyo ubu gusinda ni icyaha gihanwa n'amategeko ariko usindiye mu nzu yawe ugahirima iwawe ntabwo amategeko yaguhana kuko ntawe ukaryama ku gitanda cyawe washaka ukanaryama muri salo ntabwo ariko gusinda burya nuko tubona byoroshye ariko ubundi itegeko rihana umusinzi rirahari gusinda ni icyaha. abaye umugore wawe rero uriya mu minisitiri nyine urwo habaho ko Imana imfasha siniyo oyange ureka no kuvuga ngo ni minisitiri ari uwanjye utari na minisitiri ntabe na mudugudu habaho ubujyanama bw'abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe n'abapasitori basenga cyane kuko habaho kwiyahura. kandi nabonye video mbona yari kubijoyininga abona rwose ashimishijwe no kuba uriya muntu wamukameraga ntabwo yamwibye ntabwo yamufotoye atabitekereza kuko wabonye ko arabanza agashishira ikibero akazamura ikanzu agashimashima igitsina n'ibindi bye imyanya ye y'ibanga mbese nyine ukabona ko arabijoyininze aranejejwe n'ibyo ari gukora. ni ukuvuga ngo rero Imana yo mu ijuru itabare uko urubyiruko ntaho ariko se tishimye mbwije kuri uyu mwuka ntago ari umwuka w'abadayimoni oya reba uriya mwana ufashe icupa akabigenza kuri hari ikigabo nabonye hari ikigabo nabonye kuri YouTube kinini cy'igikara gifite ibyanwa nacyo nigeze kubona video yacyo hanze iri gucaracara kiri kwikinisha ariko ngo gifite agapipi gato ahubwo abantu bikangaga ngo ni n'umusiramu ngo banasanga ngo ni gafirimbi ibintu biba byabaye. noneho njyewe rero nkibaza ibi bintu mu by'ukuri nta mwuka wundi w'abadayimoni urimo mwana wa mama no kutigirira icyizere guta ubwenge ubuyobyabwenge. none se nuramugorere yabinyoye ibiyobyabwenge uriya rega uriya minisitiri wamenya yari yanyweye iki kandi ngo yisobanura akavuga ati nari ngiye kujya muri dushi ati mbona abashyitsi batunguranye ariya ni amatakira ati ndababwira ntimureke mbanze njya muri dushi bati woya ntabwo dutinda ati ako kanya rero mpita nambara ikanzu ntabanje kwambara ikariso y'imbere oya ibyo avuga byose ni ukubeshya ati ubwo rero bahageze barahakana bati umuntu ujya muri dushi aba yambaye ikanzu katari isume ati nibwo nazamuye agakanzu kugira ngo mbereke yuko koko naringiye mu iki muri dushe minisitiri werekana uwo minisitiri ugiye ko yarekana ubwambure ngo kugira ngo bemere yuko aragiye muri dushe oya nawe ni igihararumba ahubwo Museveni nawe ntangiye kumushidikanya wasanga ari wa mwana waguzwe mu buryo bwa tekinike wahoze uvuga mu kanya ko hari abagurwa mu Museveni ntangiye kumushidikanya ijisho rye ryo kurambagiza abategetsi ndabona riri gusaza ijisho rye ntabwo rikireba nareka muhoza ategeka kuko byanze. ariko hari igitangazamakuru nabonye kivuga kiti nubwo uyu mukobwa agaragayeweho babonye yuko n'ibitangazamakuru by'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda bikomeye twebwe bino bya YouTube ntabwo bino byemewe ibitangazamakuru byemewe byanze kubivuga kugira ngo bitaba byakwangiza umubano bacecetse n'amaradiyo yacecetse yumiwe
erega burya radiyo ntizigera kure ibinyamakuru bikomeye ntabwo byigeze birekura bombe reka da kuko yirekuye buri gihe ntabwo cyanditse se oya byaba biri kwica diporome igihe ntabwo cyanditse reka nahita numirwa wumirwa se ute kuri ya nkuru hari abahavutse kuganira ku bihugu bibiri biti nyamuna muramenye bibe mu mabanga ntibijye ku karu n'abari kugerageza kubivuga bari kuvuga bati rero ntitumurebere mu ndorerwamo y'ikibi gusa ati kuko hari n'amashusho y'ibyiza twagiye tubona kuri we ati by'abandi bananiwe ati hari ibyo yagiye agaragaza ko ashoboye ati rero ubwo yagize intege nkeya nk'umuntu ati bituma afata ubwambura bushyira hanze beda niyo nsezerera nitahira gusa ndabona ntabivamo kuko ni birebire reka ngushimire kinwa reka ngushimire ariko abantu basengere ibihe turimo ibihe dusohoyemo kuko ibihe dusohoyemo ndabona biturusha imbaraga kuba pasiteri uzanganiriza kuba pasitori kuko ndabona nimba nabo bari ijisho ryo gutoranya ntabwo riri kureba neza ntabwo bari kumenya ukwiriye guhabwa umukumbi ubwo rero ngaho gira icyo usoresha mu kubwira inshuti n'abavandimwe bagukurikiranye njye icyo nabwira leta y'u Rwanda urumva kuko nanjye mfite ijambo mu gihugu umunyagihugu kandi hano mu Rwanda dufite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo uretse ba bantu bari mu mahanga bamugane b'ibigarasha urumva badashaka kumva ukuri kuba batura ariko ubundi icyo leta y'u Rwanda muraho neza uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano waba wifuza ibibanza intebe zo mu nzu utubati firigo ndetse n'ibindi tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi urashaka ibibanza byiza amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi tugane ni ku giciro gito cyane dukorera mu karere ka Bugesera ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe turaheza uba heza ku giciro gito.